papa nimwica Claudine nanjye munyice sindi busigare. Baza kuntora bakamfata bakandyama, bari bafite umukobwa w'umusazi witwaga Odeta nawe akandyama wari umusazi. Kavuga ati Claudine nimumwice. Bukeye umunsi wa nyuma wo kunyica haza umutwa witwa Shimiye, aravuga ngo niba Claudine ari hano yajyaga ajya kusarura ibirayi mu bishyimbo by'iwabo, nahanyura akampa ibirayi byo kurya. Nimureba ahantu mu museseka koko byanze bikunze bari mu mwica. Icyo gihe baramfata bandyamisha munsi y'umuvure, bashyiraho ibishyimbo ubundi bawicara. Ubwo iyo bavugaga ngo baje kukwica n'umwuka warabimenyaga ukagenda. Niyo wabaga urwaye inkorora ntabwo wakororaga. Ndaceceka, baraza barasaka barajya mu byumba byabo bari bahazi, barambura baragenda. Hashira iminsi 3. Ubwo hari inka y'iwacu bari barabohoje yakamwaga. Mu gitondo cya kare Osikari yasohoraga n'inyana yayo, akambwira ngo makasi ngo sohoka ufashe inyana ngo nimwe muzi gukamisha nimwe batutsi. Agenda nkafata ya nyana bakayikama, nta nubwo bampaga n'igitonyi cy'amata. Usibye yenda ko ntari no kubona umutima wo kuyanywa. Babaga kwica abantu bakazana inyama, bazana iz'ingurube, bazana iz'ihene, sinzi ubwoko bw'inyama bazanaga. Ubwo umugore wa Osikari nawe yari umututsikazi, akambwira ati rero ibyo bakugaburira ubirye, ntutinye kubirya kuko nutabirya barakwica. Bafataga amasaka nk'ibiro 5 bagashyigikira urusyo hariya, bakambwira ngo ni inyasye ngo kandi nintayarangiza ngo nirwo rupfu rwanjye. Narayasyaga, Osikari akaza agakora muri yafu ngo ifu ntabwo yanoze, ngo uwo mukobwa nasubiremo ayinoze. Nkayisya hari n'ubwenge sinzabona narabukuru. Yabivuze aya mateka tugomba kuyamenya kugira ngo tuyigireho, ntihazagire indi jenoside ikorwa muri uru Rwanda. Turibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bikaba ari inshingano duhabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho tusabwa kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Tukibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga kandi riduha n'inshingano zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, bidusaba ko twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyo igaragariramo byose, nk'amacakubiri n'ivangura rishingiye ku moko, ku turere n'ibindi ibyo ari byo byose. Ngira ngo nyiricyubahiro Musenyeri yabivuze, ibyo tugomba kubyirinda. Ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi turabivuga, tuzakomeza tunabigarukeho. Mu by'ukuri twayibibwemo n'abakoloni, ariko abakoloni barayituzaniye, ariko tuba ari twe tuyishyira mu bikorwa. Kwica abatutsi byatangijwe n'abakoloni mu 1959, ariko babikoresha ubutegetsi bwa Parmehutu, MRND, CDR n'andi mashyaka yubakiye ku irondabwoko bitaga Hutu Power.
kuki tuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi? Jenoside ubundi bivuga iki? Jenoside ni icyaha gituruka ku mugambi wo kwica itsinda ry'abantu bose cyangwa igice cyabo bazizwa kimwe muri ibi bikurikira: ubwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Mu Rwanda rero tuvuga jenoside yakorewe abatutsi kuko by'umwihariko hagati y'1990 n'1994 ubutegetsi bwariho mu Rwanda burangajwe imbere n'ishyaka rya MRND ya Perezida Juvenal Habyarimana bwateguye umugambi wo gutsemba igice cy'abanyarwanda b'abatutsi kandi bubishyira mu bikorwa. Ndagira ngo byumvikane neza, abatutsi bishwe guhera mu mwaka w'1959, abatishwe bameneshwa ishyanga. Nyuma yaho abari barahungiye mu mahanga bagerageza kumva ko bashaka gutaha, abatutsi basigaye mu gihugu bakicwa. Ndetse guhera za 60 kugeza za 73 abatutsi baricwaga, babaga nk'abamara urubanza. Murabizi iyo mu miryango hagiye kumara urubanza hagira itungo ryicwa. Abatutsi rero bari barabaye nk'iryo tungo mu Rwanda, kugeza ubwo muri 63 kuri Noheli ahitwa Gikongoro na za Byumba habaye jenoside nk'iyabaye muri 94, ndetse n'amahanga arayivuga. Ariko Kayibanda abifashijwemo na Perode wari musenyeri Gatolika Diocese ya Kabgayi, baragenda barabizinzika ntiyongera kuvugwa. Nyamara kandi Radio Vatican yari yayivuze. Icyo gihe umuntu wavaga Igikongoro akambuka muri Butare yari yiruhutsaga nk'uko muzumva umuntu wambutse Akanyaru akagera i Burundi, yumvaga ko arokotse. Abo nibo baje kwicwa none hejo bundi muri 94. 73 Habyarimana ajya gukorera Kayibanda kudeta, abo abitwa nyakubahwa Yesu wa komisiyo y'amatora, ubu munsi nitukivuga bakigana abanyenduka. Ariko icyo gihe ikintu cyitwaga Nduga n'Urukiga byari byarahawe intebe, ngira ngo abakuru murabizi. Icyo gihe rero abasirikare bari barongowe na Habyarimana wari minisitiri w'ingabo bashatse gukorera kudeta Kayibanda, bateza imvururu mu mashuri. Ngira ngo ba bishop baraha, hari ishuri rya Yeyari ryitwa Shyogwe, riri mu bafashe ya mbere. Shyogwe kandi ni hakurya yo kwa Kayibanda. Abo nibo bavuye mu ishuri bakwirakwizwa mu yandi mashuri kujya kwirukana abatutsi. Muri kaminuza y'u Rwanda hano i Butare bikorwa n'abitwaga Banzirorera, birukana bagenzi babo.
ni Habyarimana ushaka gukorera kudeta Kayibanda, ariko bitwaje abatutsi ngo babaye benshi mu mirimo. Umuntu yajyaga ku biro by'akazi akasanga liste yo kuvuga ngo aba ntibemerewe kwinjira mu biro, ugasanga serire bayihinduye. Muri kaminuza barabirukana, mu mashuri yisumbuye barabirukana. Murumva ko ari hahandi nka rya tungo ryishwaga igihe bagiye kurangiza urubanza. Muri 73 Kayibanda simbitindaho. Kayibanda we yari afite mu kanwa ke habagamo umututsi. Ku munsi w'umurimo, aho kugira ngo abwire abakozi ati nimushishikarire umurimo, ahubwo akavuga ngo abatutsi akanyu karashobotse. Haba umunsi w'ubuhinzi, aho kuvuga iby'ubuhinzi n'umusaruro akazanamo umututsi. Ndetse nibi byo gutsemba yarabivuze na Makuza Anastase, bavuga ngo usibye ko abatutsi badashobora gufata ubutegetsi, ngo ariko niyo babufata, abavuye hanze basanga baba mu gihugu akabo karashobotse, bararangiye. Nibyo byabaye. Inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohoza igihugu ku itariki ya mbere Ukwakira muri 90, leta yiraye mu batutsi, ibita ibyitso, irabafunga, igafata umuntu utazi n'inkotanyi icyo ari cyo, irabafunga. Mu myaka 27 nari mfite, nafungiwe muri Kave Gitarama ko ndi icyitso cy'inkotanyi, ntazi n'icyo ari cyo. Aho ngaho mu magereza abenshi barahaguye. Hanyuma inkotanyi zitangiye urugamba mu Mutara, ahantu hitwa Ngororero, abatutsi barabica, abagogwe baricwa mu Ruhengeri, abandi bariho barwanira mu Mutara, ariko noneho abandi biroshye mu batutsi bibereye mu nka zabo, barabica. Muri 92 inkotanyi zaraje zigeze hariya hafi y'Ishyorongi, zinasubirayo, ariko guhera icyo gihe mu duce twose tw'igihugu abatutsi barishwe. Barapfa Kibuye, barapfa Bugesera, barapfa za Bicumbi, kwa Bugesera hari kwa Rwambuka. Musenyeri yahoze abivuga, hakurya ahangaha ari abaturanyi bango bazatera ngo u Rwanda. Nta kintu kibi nko kugira umuturanyi mubi. Ese ndi umusirikare, ariko nyakubahwa Koloneli, nihagira utera avuye hakurya mu ntege nke zanjye, muri pansiyo nzayivamo, nzaza. Usibye ko numva bitaba ngombwa ko n'abasivile tujyayo. Urubyiruko ntiruhari se? Ntiruhari? Urubyiruko ntimuhari? Ubuze wababwira ngo nimuhaguruke ngo bariya birirwa baririmba ngo bagiye gutera u Rwanda, ubwo muzajya kureba ngo ntabwo njyayo, keretse niba mutazi aho tugeze ubu. Abantu baza kudusenyera ibyo twubatse,
ntabwo bishoboka. Abanyarwanda aho tugeze nta waza kutumeneramo, nta uzatugaruramo amoko, nta uzatugaruramo uturere, nta uzatugaruramo amadini. Murabyumva? Jenoside rero aho ibera mbi yakorewe Abatutsi, nuko nabo twumvaga ngo umuntu yahungiraho nabo babaye abicanyi. Abapasitoro, abapadiri, abapasitoro, abo bose barijanditse barica. Uyu munsi ngumvise isengesho ryiza rya Musenyeri. Mwaryumvise? Mwaryumvise? Cyangwa ntabwo mwamukurikiye? Uyu munsi u Rwanda aho rugeze nta muntu ugomba kongera kuza kutuvogera. Umuntu, abana rubyiruko, kabone niyo yaba so na nyoko, niyo yaba umwarimu wawe, niyo yaba ari ugufiteho ububasha, uzakuzanaho ivangura n'amacakubiri, uzamwamagane, umutungira agatoki abamutwara sibo cyangwa ba mudugudu, avemo ajye kujya aho agomba kujya. Murabyumva? Twirinde umuntu uwo ari we wese, ariko jenoside ingengabitekerezo yayo uyu munsi yigishirizwa ku mashyiga. Babyeyi, mwaretse aya mateka akatwigisha, ntitwongere kuroga abana bacu. Ntacyo tutabonye, ariko nimuhumure. Imana kera ngo yarirwaga ahandi igataha i Rwanda, ubu yarakambitse, nta handi kijya, iba mu Rwanda. Uzashaka kubikora wihishe, Imana izahita ikwerekana. Amacakubiri, ivangura rishingiye ku cyo ari cyo cyose turyirinde. Turebe indangagaciro na kirazira zacu. Visi Meya, nyacyubahiro mwese, mumbabarire kuba natinze. Iyo nganira n'abantu b'iwacu rega nuko bimeze. Nubwo bavuga ngo nta muhanuzi wabo, ariko ndizera ko hari icyo twumvikanaho, kuko turaziranye mwese, sibyo? Turaziranye. Uwo ntazi se nzi nyina. None se mbabeshye? Ntabwo nababwira nkubwira abanyamahanga, ndabwira ababyeyi banjye, ndabwira abavandimwe banjye, kandi ndababwira ngo twirinde kongera kugira icyatusubiza inyuma. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, reka mpindure umwambaro. Nabahaye ikiganiro ariko nanjye nacitse ku icumu. Ubushize umwana yatanze ubuhamya aravuga ati mu bantu twahuriye ahantu ni Gasana, sinzi niba yaje uyu munsi. Nyakubahwa Fande, buriya ku itariki ya 4 Nyakanga njye ntabwo narokotse, njye narazutse, niho nabonekewe n'inkotanyi, aho nari ndi ku bitaro. Ariko turabashimira abageze mu zabukuru, nabo mu by'ukuri ingoboka ntabwo igihuje n'ubushobozi bwabo, nayo muzabyigeho, ubwo muzabigeza kuri nyakubahwa. Buriya nabimenya bizakemuka, ndabihamya. Ariko iriya nkunga y'ingoboka ntabwo n'ibiciro urabizi ko byiyongereye, ibiciro by'ubuzima byariyongereye. Biriya 12,000 rwose, sinzi umuntu waza atubwira ejo bundi ngo na dodo ngo barabuze ngo kubera karubira ngo zariyongereye. 12,000 ntabwo bikihagije, ariko turashimira ibyiza byinshi umuntu atanarondora
leta yakoreye abacitse ku icumu. Reka ngaruke ku babyeyi n'abavandimwe bacu rero. Abarokotse jenoside turashimira abantu bagize ubutwari bwo kuvugisha ukuri, haba muri gacaca, ariko cyane cyane abantu bagaragaje aho abantu bacu bishwe bari. Ariko ikibabaje ni uko uyu munsi ntabwo turarangiza gushyingura. Twaranabivuze ubushize twibuka kuri 22. Abantu baracyaboneka harimo mu mirwanyasuri, aho bakora imirwanyasuri, aho bagira imiyoboro y'amazi. Abo bantu harabura iki ngo uyu munsi twiyambura uruhu rw'ubugome twerekana abo bantu aho bajugunywe? Harabura iki? None atinya kubivuga ngo batazamenya yenda ko ari wowe wakwanditse agapapuro cyangwa ukavuga uti nyamara mwareba hariya, tukajya tuza kwibuka, ariko tutajya tuvuga ngo abantu twarabashyinguye. Ubwo icyo kintu kiragoye koko. Nta n'ikindi mbasaba, kuko nimutwereka abantu bacu bajugunywe tukabashyingura mu cyubahiro, tuzajya tuza dukomeze tubibuke, kuko kubibuka nyine ni ukubaha icyubahiro cyabo, ariko tutavuga ngo hari abakiri mu misarani. Ngira ngo aro babwiye ngo azajye kwerekana aho abantu bajugunywe, banza ariko ninde muri umuna wa Munyaneza n'uwo, aho kugira ngo ugende uza aho abantu baba buri wese yabikoraga gutyo. None se tuvuga iki? Ubu iyo avuga aho babajugunye bakabavanamo akabakiriho, ariko kubera ko ari ikigwari yariyahuye. Ntabwo nsaba ngo mwiyahure, nimwerekana abantu aho kugira ngo mwiyahure, nimwerekana abantu aho bajugunywe rwose. Murakoze kunyumva. Bayobozi banyakubaha mwese, munyihanganire nyine nuko bimeze. Ndagira ngo nsoze shimira inkotanyi. Turabivuga, inkotanyi ni ubuzima. Kubaho kwacu ni inkotanyi, cyane cyane uwari uziyoboye. Ntabwo twabona icyo tubagabira usibye kwizeza ubuyobozi ko abacitse ku icumu binyuze muri ibuka tuzaharanira yuko nta vangura ryongera kuboneka, ariko tuzabifashwamo n'abaturanyi n'abavandimwe bacu batahigwaga muri jenoside. Icyo kubafasha mu mutekano w'abaturage, icyo turakibijeje. Ahasigaye Imana yo izajya ikomeza ibaha imbaraga. Hanyuma ubundi tuvuge ngo utazi ikimuhatse, ubwo murabyumva, muri bakuru mubyongereho. Babandi batuye hakurya y'iwacu, utazi ikimuhatse nababwira iki? Murakoze, komeze twibuke twiyubaka. 22 hari umugabo witwaga Sikubwabo, yahoraga azi iwacu mu gitondo, kuko iwacu ndakwisanga umuhanda bakunda kubyuka bakamina, kwegera twitwikira akabwira iwacu ngo izo nka murimo mukama tuzazirya. Iwacu bakagira umujinya, bakavuga ngo urabona iriya nyana y'imbwa, ngo ubundi buri ikiri ibintu birimo ivuga irabizi. N'ejo mu gitondo akagaruka akabivuga. Iwacu bukeye bagira umujinya, bajya ku bari kose baramubwira uko ababwira. Ubwo bahamagara abantu barabibabwira, ariko kwari kubikiza kuko ibyo bavugaga bari babizi. Ni ibintu bateguye, babifatiye umwanya munini barabitegura, kandi babigira ibanga, nta muntu n'umwe wigeze abivuga.
kugira ngo yenda abicemo umwe abibwire mugenzi we yabibwira bahunge. Babigize ibanga rikomeye. Ubwo turakomeje turicaye ariko bakatubwira ati ariko hano hantu hari umwuka mubi tutazi ibyo ari byo. Bukeye kuri Pasika tujya mu misa nk'uko byari bisanzwe. Tugiye mu misa tugira misa ariko dusohotse tubona batwitse inzu y'umugabo witwaga Kaniziyo w'Ikibirizi. Twabaga turi abakobwa abahungu urubyiruko rugendana mu nzira nyine tuvuye gusenga. Twababuze ngo agasuzuguro kanyu ngo muraje muzakatwereke ngo igihe mwadusuzugurana. Nakundaga kugendana n'umukobwa witwaga wa Murange n'uwitwaga Roza, bamwiciye hano hafi yo mu Masangano. Baravuga ngo agasuzuguro tugira ngo bazakatumaraho. Natwe ntabwo twe tuzi ibyo ari byo, nitwe tuzi iby'abahutu, nitwe tuzi iby'abatutsi. Turakomeza turaza. Bukeye nimugoroba abantu bagatera bakavuga ati se noneho tutangira kurara mu ntoki mu bihuru. Baragenda turabihorera ariko mu mugoroba wa 21 nibwo twazamutse tujya hitwa ku Kanunga. Tubariho tujya kurara. Noneho abo bene bose abantu b'abatutsi barahateranira ari nijoro. Baravuga bati rero ngo bagiye kutwica ariko twirwanirije turebe ko natwe yenda hari uwasigara. Ku Kanunga barahateraniye naho bahavuye ari mu gitondo mu masaha 12 kuri 22 nibwo baje hano ku Munini. Ibintu biba birakomeye. Noneho ntumenye ngo ubu habaye isaha. Ibintu byari bikomeye. Zari induru nuko bapfuye gipfura nta muntu wigeze avuza induru. Barabashoreye babazana hano ku Munini, bazana inka, bazana ibintu, abana abatwite bose bateranira hamwe n'abagabo bavuga ati mutora amabuye twirwanirije. Icyo gihe ndibuka ko twageze hano nari ndi kumwe n'umukobwa witwaga Steria iwabo n'abahutu. Arambwira ati rero bagiye kutwica. Ntabwo twigeze tuvarukana, twaragumanye tunyura hano kugira ngo tubyemere neza. Hari umukecuru witwaga Narame bamutemeye muri utu dutsina baramutemagura. Icyo gihe babaga barimo batema umuntu umutima waragenda gukamera nkaho ucitse no kunyeganyega aho uri ntunyeganyega. Turatambika turagenda. Urugendo rwanjye narukomereje Ikibirizi. Tugenda tujya Ikibirizi bavuga ngo mu kiliziya ngo nta muntu wasanga abantu ngo abice. Tujya mu kiliziya tuhahurira n'abatutsi benshi. Tuhahurira n'abatutsi benshi. Tujya mu kiliziya turuzura. Hari badiyo ntabwo nicara. Hari badiyo Diniziyo, hari bagakara, hari abagabo benshi. Bukeye baravuga bati mu kiliziya bakahaza. Baravuga ati rero duhungire kuri komine. Kuri komine niho bapfiriye. Kuri komine barabishe umunsi wose. Cyakoze jewe sinagiye kuri komine. Nahise mfata inzira njya mu kibikira mwimbere. Hari ababikira hari Ikibirizi. Tujyayo turi kumwe na ba Megitrida n'abakobwa twasenganaga nka babiri. Baraduhisha. Haza ba Rupopo b'Igisororo badushyira mu kiliziya bakajya baza bakadutoramo abana b'abahungu bakabajyana. Ejo bakaza bagatoranya abandi b'abahungu bakabajyana. Bukeye ababikira baratwirukana. Baravuga bati muzatuma natwe batwica, ahubwo nimusohoke murebe ahantu mujya kwihisha. Turongera dusubira mu kiliziya tujya mu isakarisitiya mu byumba byabo hamwe babika ukarisitiya n'imyenda y'abahereza. Turikingirana turahaba. Twari turi kumwe n'umumama witwaga Megitrida. Burya amatwi ari mu rupfu koko ntiyumva ihoni.
yarasohotse araturumbuka sinzi aho yanyuze, yaranyuze mu idirishya, yaranyuze bahise bamwicira imbere ya kiliziya. Turavuga tuti turapfuye noneho birarangiye. Ubwo ngubwo ababikira nabo baratubwira bati ubwo rero bicuriye muntu kandi bakabona aturutse hano mu Kiziba namwe barabica. Ubwo twaranyanyagiye ari nijoro, ndagenda njya Gisororo njya ahantu ku muhungu witwaga Kiyoni, yari intera hamwe yayindi ahari sinzi abantu yishe uko bangana. Atujyana na n'uwo mukobwa witwa Steria w'umutukazi, aratujyana atujyana iwabo. Buke turaharara, bukeye imvura iragwa nyinshi yagiye kwica abantu. Nyina aradusohora aradutandukanya aravuga ngo wowe ntabwo uri mu bicwa, fata inzira utahe, wowe soho kugenda. Ubwo narasohotse ndagenda njya mu rutoki, niho biciye ba Karide, barabatemagura, batema bitwa ba Nyiridandi, barabatema umunsi urira ndi mu mvura, imvura irimo inyagira mu kintu cy'ikiyuzi ariho nihisha. Ubwo ndongera subira munsi ya Kiliziya hahandi hari ishyamba mujya mubona, naho mpamara nk'iminsi 2. Ndongera kandi ndakata subira mu Kiliziya, mpasanga umugabo witwa Gakara, sinzi nawe aho yari yavuye, nyine nawe yari arimo yihisha. Ariruhutsa aravuga ngo ahari wowe twazagusiga mw'imbuto. Iryo jambo iyo mbyibutse buri gihe numvaga ndakanyisha, nkumva yarandaze atari umubyeyi wanjye. Aramfata Bibiliya arayinsiga, arambwira ngo nibadusohora badukanze wowe wikumire hano muri ibi bintu. Byari ibintu by'imyeyo by'amaraklete bakoropesha, abinsesekamwo arantwikiraho ibifuka, aravuga ati nibaza kunsohora ndabizi uyu munsi sindara hano, ubanza iyo umuntu ari bupfa ari bumenye. Koko baraje baramusohora, ngumaho mu Kiliziya, baramutema hariya ku Kiliziya y'Ikibirizi, baramucagagura. N'ubu iyo mpagiye ayo maraso ndayabona yanze kumva mu maso. Ubwo turaza turakomeza, ndakomeza ndazerera nkagenda. Bukeye inzara iranyica neza, nahumeka umwuka ukanyura mu matwi ntabasha kugenda. Ndamanuka ngaruka iwacu Nyange, ndaza ngeze hariya hari kwa Kosiye w'Ikibirizi, hari bariyeri kwa Nsaba Umukunzi, hari bariyeri banza n'isazi itarahanyuraga. Barandeba kubera ukuntu umwuka wacaga hirya no hino, baravuga ngo nimukareke, abazima barapfuye, uyu nguyu ufite umwuka umwe niwe uri bubeho. Ubwo naramanutse ndagenda njya ahantu hitwaga kwa Osikari, kwa se w'uwo wari Steria wangendagaho. Ubwo Steria abwira iwabo, bari mu gitero kiri kumwe n'uwo Siku ubwabo, nibo bari bayoboye igitero cya hari Kamugani wacu. Aramubwira ati papa nimwica Korodine nanjye munyice, sindi busigare. Baza kuntora bakamfata bakandyamaho, bari bafite umukobwa w'umusazi witwaga Odeta, nawe akandyamaho ari umusazi. Kavuga ati Korodine nimumwice. Bukeye umunsi wa nyuma wo kunyica haza umutwa witwa Shimiye, aravuga ngo niba Korodine ari hano, yajyaga ajya gusarura ibirayi mu bishyimbo by'iwabo, nahanyura akampa ibirayi byo kurya. Nimureba ahantu mu museseka, koko byanze bikunze bari mu mwica. Icyo gihe baramfata bandyamisha munsi y'umuvure, bashyiraho ibishyimbo, ubundi bawicara. Ubwo iyo bavugaga ngo baje kukwica, n'umwuka warabimenyaga ukagenda. Niyo wabaga urwaye inkorora ntabwo wakororaga. Ndaceceka, baraza barasaka, barajya mu byumba byabo bari bahazi, barambura baragenda. Hashira iminsi 3. Ubwo hari inka y'iwacu bari barabohoje yakamwaga. Mu gitondo cya kare Osikari yasohoraga n'inyana yayo, akambwira ngo makasi, ngo sohoka ufashe inyana, ngo nimwe muzi gukamisha, nimwe batutsi. Agenda nkafata ya nyana bakayikama, nta nubwo bampaga n'igitonyi cy'amata.
usibye yenda ko ntari no kubona umutima wo kuyanywa. Babaga kwica abantu bakazana inyama, bazana iz'ingurube, bazana iz'ihene, sinzi ubwoko bw'inyama bazanaga. Ubwo umugore wa Osikari nawe yari umututsikazi, akambwira ati rero ibyo bakugaburira ubirye, ntutinye kubirya kuko nutabirya barakwica. Bafataga amasaka nk'ibiro 5 bagashyigikira urusyo hariya, bakambwira ngo ni inyasye, ngo kandi nintayarangiza ngo nirwo rupfu rwanjye. Narayasyaga, Osikari akaza agakora muri yafu, ngo iyi fu ntabwo yanoze, ngo uwo mukobwa nasubiremo ayinoze. Nkayisya hari n'ubwenge sinzabona narabukura, nkayisya ikamera neza nk'iyo mu mashini y'unguru. Bagasonga umutsima w'amasaka, bagateka, bakarisha zanyu. Foromena akambwira ati mbabarira urya izi nyama, nutazirya barakwica. Nkazirya mfite ikiniga, numva byanze bikunze n'ubundi nimara kubirya bahita bankurikiza. Uko nzirya nkatekereza ntabo uyu muhoro batemesheje inka ni za nka zacu, cyangwa ni papa bawutemesheje, cyangwa abasaza banjye, ariko nkihangana nkabirya. Bukeye rero bahazaho umunsi wo kuvuga ngo abagore ntibari bubice, ngo n'abakobwa. Baza bakora inama, baravuga bati nimureke begerane. Bamwe urumva nta nubwo bari bazi ko mari, mureke begerane maze abatutsi tubice, ku buryo n'abana bacu bazabaza iyo sura ntibayimenye. Uwo munsi baragenda bariyegeranya barabica koko, barabica. Nari narageze hano Inyange, babakura hano mu nzu, yari umupapa witwaga Petero umuntu, ariho bari barabegeranyije, barabica. Ubanza umuntu warokotsemo ari Murekatete, sinzi n'abandi bana barokotse narabibagiwe. Ubwo rero bamaze iminsi babishe, hari umunsi ngo wijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Uwo munsi wijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, jyewe wambereye umukara. Baramfashe, uwo Nshimiye aragarutse aravuga ati uzi yuko cya gihungu cyitwa cyo kwa Mwerikande kirwaye imbaraga, ngo kije gutora Korodina ngo kikajya ku murongo, kirwaye imbaraga sa no mu ntoki no mu birenge, kitabasha gukandagira imijyi y'imbaraga iteye. Ndavuga nti noneho ndapfuye. Uwo munsi Nshimiye araza arabivuga, nanone barampisha, ariko bwarakeye bwaho baranzamura hariya mu masangano y'umuhanda, hariya kuri ya muhanda igikibaye noza hano niho bankoreye ibyafurame. Izuba riva nk'iri bankoreye ibyafurame, hari inzu y'amatafari, babonye ngiye gupfa baragenda banjambishamo. Ubwo nibwo natangiye gusubirana none kwa Osikari. Ubwo ngubwo Osikari aravuga ati rero kugira ngo ujye usohoka ukire, ujye ureba no hanze, reka nguhe ingutiya. Ubwo turemeza yuko Manuel yakugize umugore. Ubwo akampa ingutiya nkayambara, bagahita bambwira mu gitondo kirimo ngo byuka ugende usarure imyaka yo mu murima wanyu. Ngo impamvu tuguhisha ngo ntabwo ari impuhwe nyinshi tugufitiye, ngo ziriya sambu zose ngo uzavuge ko wazitugabiye. Nkavuga ni ahubwo niba hari n'urupapuro mubyandike ndabisinyira, nta muntu uzakandagira amatari mwebwe, ngira ngo ndebe ko bwaki. Ubwo ngubwo hashize bakandika nkasinya ko ibisambu byose ari jyewe mbibagabiye. Banyoreraga Yozefu kajya ibwami, yari uwo kwa data wacu, ngo azaza mubwira amateka. Nkavuga nti ni ukuri, nanamenye ko yaje nanamwihisha ntiyambone. Ngo ubwo ngubwo ngo Rutayisire Faranswa ngo bazazira, ngo ntabwo uzamubwira urupfu ngo twishe ngo ababyeyi be. Ndavuga nti se Rutayisire Faranswa ko ari umukire, ngo ubwo azamvugisha duhuriye he? Ngo azakuvugisha ngo murakundirana, bazakuvugisha. Ndavuga ni ukuri kw'Imana ntabwo tuzavugana. Ubwo ngubwo urugendo rurakomeza, nkayihisha
najya gushaka kujya hanze bakambarira iminota 3 ngo ninyimara muri toilette baraza bansesekemo. Mba muri urwo rugendo kugeza igihe ababyeyi b'inkotanyi baje, ariko baje ubwo ndabyihutishije baza, genda narahunganye nabo tugenda i Burundi. Tugeze i Burundi ahantu hari inkambi ahitwa Ingozi, badushyira mu nzu nk'uko badushyira hano, hari nko mu gasantere, tutari kumwe n'izindi mpunzi. Ndi kumwe n'uwitwa Gatagara w'Inyaruhengeri, ndi kumwe na murumuna wanjye n'abandi bana. Ubwo tujya mu nzu badushyiramo abasirikare b'inkotanyi, abasirikare b'abarundi baraje bakajya badutoramo. Twari ahantu mu murima w'ikawa nini twicaye, ukabona baraje bagufasha akaboko, wababwira ati reka subire nzana umwenda, akaba ati tuzakugurira imyenda uhora nta kibazo tuzagira. Abasirikare b'abarundi nabo badukoreye ibintu byiza, badukoreye ibintu byiza. Sinzi uwabatungiraga urutoki, bakaza nareba amasura nkabona ni abantu b'iwacu, nkagira ngo hari nibo bahahungiye baje kuntwara. Badushyira mu nzu, tujya nko muri uyu muryango waha interahamwe zihunze zihageze, sinzi icyababwiye ko turimo, naho bahatera grenade. Bahateye grenade, inzu yose mu mukara, hasigara icyumba twari turyamyemo. Ubwo nibwo abasirikare b'abarundi nabo baje badukura. Tugenda urwo rugendo rwose kugeza tugarutse hano. Ariko n'ukuri mpagaze hano nari narahize umuhigo, ndavuga ngo ningira amafaranga nzajya nyaha abasirikare n'abapolisi, nzabahemba. Nabonaga ikintu bakoze kidasanzwe, kandi koko ntabwo cyari gisanzwe. Twari turi mu kaga gakomeye, nta mugore nta mwana. Umugore wari warashatse mu Batutsi, hari umugore w'ikibirizi hari Isata witwaga Benasiya bamusatuyemo umwana, musaturwamo na musaza we. Bari abantu bari babaye ibikoko, bamutsindagira muri toilette. Baravuga ngo wica imbeba ngo ntahabarira n'ihaka. Ubwo rero urwo rugendo twararugenze, turarugenda kugeza